ibihe byiza ku bantu mwese mukunda kandi mukoresha iby'iwacu. Icyo nakubwira nuko muri kino gihe iyi si turimo igeze mu gihe cy'imideli cyangwa se icyo tukunda kwita muri rurimi rw'amahanga fashion. Ese waba ukeneye kwambara neza ku buryo kino umuntu ukubonye akugirira icyizere bitewe n'ukuntu inyuma akubona? Reka tukwereke iduka ryiza rishoboka kuba ryakwambika bijyanye n'uko ubyifuza. Ni karibu muri Plus 250 City Shows. Wabonye ubu twahageze, ahangaha niho muri Plus 250 City Shows. Aha ni mu nyubako ya Chic. Reka twinjiremo turebe ibirimo, imyenda irimo ndetse n'indi myambaro yose irimo, kugira ngo tukwereke uburyo ki wakwambara neza uko ubyifuza. Karibu. Reka tuve ku Lacoste tujye ku mipira yindi noneho y'imbeho. Reka mwereke imipira igomba kuba yakumara imbeho ukagira ngo uri muri Teremus. Sorry, ukagira ngo urashyushye. Ufite ikintu bita amapantaro. Hano niho ahandi uzagura amapantaro meza. Reba nka kano ka jeans umupapa wambaye n'ino pantaro, uri kubona ko ni ipantaro nziza. Iyi ni ya pantaro itavamo irange, iyi ni ya pantaro ufura niciye niyo utatera ipasi nta kibazo. Hano muri Plus 250 bagufitiye amapantaro meza y'imyeru bebe umweru mwiza cyane wagira ngo ni amata. Yes, kandi nubwo twari turi kubereka bino byose, ngiye hari ibintu mbanzi ariko nafiteho amakuru menshi. Niyo mpamvu nifuje kuganiriza bamwe mu bari muri no duka rya Plus 250 twasanze, kugira ngo babe badufasha kuduhereza amakuru arambuye ku byo bakora. Yes, reka tube twabereka umwe mu bantu bacururiza muri no duka. Muraho neza? Nagira ngo ube watwibwira, unatubwira n'icyo ukora hano muri Plus 250. Ni Alexandre, CEO wa Plus 250 City Shows. Wow. Abari gihe nyiri riduka. Twihuse, ndagira ngo unyereke uburyo ki wakwambikamo umuntu cyangwa umukobwa agasohoka ameze neza ku buryo ki yakwifuza kugaruka. Ushobora kumbwira ati nkeneye imyenda ya classic yo kujyana kuri dating cyangwa se muri party. Harimo ama high heels, harimo ama ferme y'amatao, harimo ama boots biterwa. Kimwe nuko dufite n'inkweto z'imvura, nk'izo boots zikora mu mvura, haba ku bamama haba ku bagabo, ibintu nk'ibyo. Aha, twamenye rero iby'abamama cyangwa se abakobwa. Noneho ndagira ngo ku bantu b'abahungu cyangwa se abapapa, ni iki ushobora kuba wamwambika? Uvuga ngo dufite amashati ushobora kwambara kuri dating ya classics, ushobora kwambara ugiye gusenga, ushobora kwambara ugiye mu nama n'umuntu wiyubashye. Dufite ama t-shirt ushobora kwambara muri weekend, ugiye nko kuri beach, ugiye mu birori, ushobora kwambara buri munsi. Dufite amakabutura ushobora kwambara mu rugo, hari nayo ushobora kwambara kuri beach muri summer. Dufite ama jumper, ama bomber jacket ushobora kwambara mu gihe cy'imvura. Dufite ama boots nayo ushobora gushyira mu gihe cy'imvura. Ku bagabo dufite everything ashobora gukenera mu gihe ashaka kwambara. Dufite na sandali zo kwambara ari mu rugo. Okay, none se umuntu akeneye kuba nagafite ubushobozi bwo kugera hano
uyu ashobora kuba afite ubumuga runaka cyangwa se akaba afite gahunda ze runaka, akaba afite akazi kenshi atabasha kuba yagera hano. Usibye kuba yagera hano, hari ubundi buryo bushobora kuba bwabaho kugira ngo ibyo akeneye mu bimugezeho. Icyo gihe Lodaring akatwereka ibyo ashaka, tukavugana prices, tukabyohereza, dufite abantu bacu babibagezaho. Waba hari nk'abamama bajya bambwira ati maze igihe ndi ku kiriri ntabwo naboneka uko nza, mfite akazi kenshi ntabwo njya mbona off. Abagabo nabo bakambwira gutyo, turabikora cyane. Cyangwa se ugize akabazo karirija ukeneye nk'ikintu we do. None turimo gusoza, umuntu akeneye Plus 250 City Shoes yabasanga he? Wadusanga hano mu nyubako ya Chic muri floor ya -2, umuryango ni B033. Niba uhageze dushaka kuguha nimero, ushaka kuduhamagara kuko inyubako nini tukakuyobora, tukohereza umuntu akagufata ukagera nk'umwami. Ese ko iki gihe tugeze mu isi y'ikoranabuhanga, niho isi iri kudutwara, hari ahandi hantu umuntu ashobora kuba yaba yarebera ibikorwa byanyu utari kuza hano cyangwa se kureba kubyumva ku magambo, ahubwo we akaba yabirebera ahandi bikamutera kuba yaza kureba hano muri Pastor? Ibyo twarabikemuye kubera ko dufite platform ya Instagram nayo abantu benshi batuziho. Hari product ziba ziriho, nk'urugero nk'abo baba bari kure batabasha kushaka kugenda ugascrollinga ukareba ama image ariho y'ama product, hanyuma ukatweza kuri WhatsApp number yacu tuba dufite, tukagufasha. Cyangwa se wabireba ukaza uzi icyo ushaka dataye umwanya. Okay, turimo gusoza, niki wabwira cyangwa se nubuhe butumwa wagenera abakiriya bawe bakugana hano muri Plus 250 wifuza? Nuvuga ngo twe dufite service udapfa kubona ahandi. Urumva dufite service bita digital platform ya social media, ushaka kubona product wibereye mu rugo, uri mu kazi cyangwa se uri mu bintu ibyo ari byo byose, wayishaka ikakugeraho. Tukagira indi nzira twise nka upload, kuba ushaka gukunda ikintu tukagigutumiriza hanze kikakugeraho mu gihe cy'ibyumweru 3. Indi serivisi yo kohereza ibintu hanze ku bantu babikeneye, baba muri Amerika na hehe batabashobora kubasha kuza mu Rwanda. Indi service tubahereza package nziza, mutwara ibintu biri comfortable, ndetse niyo product ugezeho ukabona ifite ikibazo ntago ari clear, urayitugarura ugahitamo indi, hanyuma ugatwara ikintu kigize wishimiye. Hari ukuntu umukiriya aza akagura yiruka nkagera akahita abona ntabwo bimubereye, tugira uragaruka tukagufasha. Turabashimiye, murakoze cyane. Urabona ko rero guhangayikishwa no gushaka ibyo wambara bitakiri ngombwa, kuko iduka rya Plus 250 rirahakubereye kugira ngo rikwambike ibintu byiza kabuhariwe. N'ahandi rero wadusanga mu nyubako ya Chic mu mujyi, muri etage ya B-2 ku muryango wa B033A, ubundi bakakwambika ukagubwa neza. Icyo mwifurije, uhorane amahoro y'Imana, ugubwe neza kandi utunganirwe. Rafotoria Magazine nakagaruka. Bye, ciao ciao.